Jason Fuentes uyu ni wa mundi baguze bakwe muri za Colombia harya Yannick Bangala n'uwitwa Yoro Diaby Adolphe Mutashingwa na James Akaminko uyu muntu ko numva iri zina rizo cyane. James Akaminko numwe bavuga ko azatizwa muri re. Nusubwe ariko bara ntabwo cyari gihuha. Cyari cyari gihuha no muhanda. Mukinyarakazi nago bamuhariye. Cyane. Niwe bagenderaho. Wari kuri intwaro ya ugenderaho Blanco ni umunyakolombia w'umuhatana. None Surya Fuentes Jason. N'umunyayirigwe. Oya bafite abanyakolombia nimba ari babiri. Bafite hari witwa Feitoto na Jibril Sila. Ngo ni ruteza mu wacu. Uvugwa cyane kubera ko buryo umuntu utsinda ibitego n'abantu benshi bareba. Iyo rero ikipe ya 11 izabihanganye na Nyamukandagira mu kibuga. Prediction ya Mesite. Kikarasimitu prediction yanjye ndi kubona ikipe ya APR. Sindi kwibona itsinzi uriya mukino bibaye byabari bitangaza bigwiriye. Icyo ndi kwibonaho no kwitwara neza ku buryo roturu izaba ifite byose kuba ariyo yakwinanirwa. Ubwo APR ntizatsindira muri Tanzania. Bibaye byaba bitunguranye. Iramutse itsindiye cyangwa itsindwe bayitsindiye. Ariko umuvugizi nta kintu yavuga. Umuvugizi w'abafana kuko singo yararwaye. Frank yavuga Frank agira ngo ni Frank. Ni Jangwani. Naize ko ari Jangwani. Muranda ngo namenye ibyo ari. Iby'umupira w'Afrika nta kidashoboka. Kuko pe n'undi igiye kwirinda ko umukino wakwangiza ruturu. Igiye kureba ko aferi tarangirira muri Tanzania. Kuko hano abantu bibuka ko muri Afrika haracyakora awe goal iracyakora. Nubwo bivuga ko ishobora kuvaho. Ariko resulta yose ziyakora itarimo gutsindwa, itarimo ikinyuranyo cy'ibitego bibiri kuzamura. Frank niba yaboneka amuvugisha da. Bisigaye ku rugo se cyangwa ari hakurya. Ntasha akazi ke rero burya karagoranye ka buri munsi. Ashaka kubura uruhushya. Msemaji. Mwenyekiti wa wasemaji. Msemaji wa group stage one. Niko. Ngo washakishijwe itoroshi nyuma yuko polisi gutsinze. Abantu baraguhiza ariko rwose ngo waburiwe irengero. Buriya nubona se aho ngaho ku kazi kanyu habonetse opportunity y'indege nk'uko yabonetse ntabwo wowe na Regis nk'abasiniya mwayirwanira murekera umwana akaba ari ugenda ko mwe mwazigiyemo kenshi. So umuvugizi wa Club Giant ntabwo ajya arwanira mikoro se umuvugizi wa second class yarayirwaniye ndamurekera kuko ngazivugira aracyari gihabi ziri lokali ziri international. So ntabwo rero arwanira na Vandame mikoro. Oya umuvugizi wa second class kwezi we niyo mahirwe abonye ntazi kazongera kuyabona. So rero aramuretse aravuga icyahe mu ngemba mpari navuga kandi n'ubundi mo ndavuga. Aha tubwire rero Frank kipe yawe irahagurutse ntabwo uzashobora kujyayo noneho. Sindamenya neza ariko binshobokeye rwose ejo bitabaye yanga ejo nagenda. Uraca hejuru nawe. Of course nca hejuru. Aca hejuru nawe. Hano basonga bazajya baca hasi nawe ujye mu kirere. Warubuze? Yavuga tugomba guca mu kirere rwose basonga mbere nibo baca hasi. N'ubushize no kuri Simba de nanace hejuru n'ubwo rero binkonde ejo rwose nta kabuza naranamo. Ekipe ya rero irahagurutse igiye gukina umukino ukomeye cyane. Abafana benshi b'ikipe ya APR baragaragaza ubwoba. Sinzi wowe icyakumaza ubwoba. Ntabwo navuga ngo abafana ba APR benshi bafite ubwoba. Nibyo koko wenda mu bisi nkinga ishize
hari ukuntu rezita zitagenze neza muri izi pre-season twaba turimo were kuri match ngira ngo ya Simba bakurikizaho match ejo bundi ya polisi ariko nk'uko nari nabivuze pre-season kuri polisi niho yarangiriye tugiye mu bintu bibara so nibaza ko nta bwoba na buke nakagiriye ikipe yazamu nubwo ari ikipe nziza bidakwiye ko ari ikipe nziza ariko amahirwe akomeye cyane muri aya marushanwa nyafurika iyo usoreje iwanyu kubera ko yawe igoro iracyakonta inaha nibaza ko rezilita ugize amahirwe ukagira rezilita zitari mbi cyane hanze nibaza ko mu rugo aribwo warangiza akazi mu buryo bworoshye kandi simbona ko ashobora kuzaboneka rezilita mbi muri Tanzania kuko amahirwe dufite ikibuga cya Azam gitandukanye na uwanja wa Benjamin Mkapa nacyo ni sympatique ikindi na kabuga gato amahirwe menshi rero score kenshi igomba kuba yegeranye urumva rero iyo na advantage tuzasoreza hano ugiye ukabona nka draw cyangwa ukabona win cyangwa niyo wenda waruzinga ariko bikabamo difference ya kimwe nibaza ko hano akazi kazarangira bibaye nka 2-1 0-0 cyangwa se ukanatsindirayo hano kubona igitego kimwe ntabwo byagorana mukanya twarimo tuvuga predicted lineup umutoza ku makuru twakuraga ku myitozo ya nyuma sinzi niba wayumvise ariko ni Pavel Nzira ni defense isanzwe ya Yunus na Clement na Claude ndetse na Gilbert Dauda arahari n'ubundi nk'ibisanzwe hanyuma imbere gato hakaba impinduka hakiyongeramo Richmond Lamptey usanga Bosco ruboneka hanyuma ku ruhande rumwe Odibo nawe ntabwo yarasanzwe abanzamo akajyamo agasimbura Gilbert Muzungu ku rundi ruhande hanyuma na Mamadusi utarusanzwe abanzamo niyo liste bivugwa ko ishobora kubanzamo kuri Azamu niba wayumvise urayivuga iki nk'umufana cyangwa se umuvugizi w'abafana Jangwani iyi sezo nk'uko nakomeje kubivuga APR yagize amahirwe akomeye cyane ubona ko ifite squad nini kandi yose y'abakinnyi bashoboye ngira ngo nk'uko nabyumvishe mwabivuze byonyine urebye abakinnyi basigaye haba Baka haba Pichu abo ni abakinnyi bashobora kujya mu ikipe iyo ariyo yose muri iki gihugu bakabanzamwo ngira ngo ntabwo mbeshya ngaho uratangiye ni n'abakinnyi bose bashobora kujya mu ikipe iyo ariyo yose muri iki gihugu yose ku mwanya wabo bakabanzamo haba ku ruhande rw'iburyo Baka nta kipe n'imwe muri iki gihugu adakinira umwanya wose wo hagati Pichu nta kipe n'imwe atakinira so urumva rero nimba hashobora gusigara abakinnyi bari ku rwego rungana gutyo ibaze noneho abagiye yewe nizerera cyane muri squad ya APR nibyo koko umuntu aba afite uko abona ibintu bye urabizi ko no ku isi yose n'amakipe nationale ahantu hose mu bihugu bikomeye niyo bayahamagaye ntabwo abantu bose bashobora kumvikana kuri squad so nemera opinion mutoza ko n'umutekinisiye ariko njyewe ndashobora kumbaza nkabona nakubwira ibyanjye bijyanye n'amarangamutima yanjye cyangwa se n'ubumenyi bwanjye bw'umupira ariko icy'ingenzi kiruta ibindi ni uko nizera ko umuntu wese uri muri squad ya APR uyu mwaka ashoboye kuri iyi wabonye ibanzamo amahirwe urabona angana iki wabyishimiye kwanza impinduka za umutoza arimo akora cyangwa yari gukinisha yasanzwe akinisha urumva hari ibintu bigera nko kuri bibiri first of all urumva hari ikipe yari imaze iminsi imenyeranye nubwo wenda rimwe na rimwe rezilita zitakundaga nk'uko abantu babyifuza ariko iyo factor yo kumenyerana ni ikintu gikomeye especially kuri izi matches international ariko nanone hari abakinnyi batajyaga bahabwa amahirwe cyangwa se bahabwaga amahirwe makeya ariko bajyamo bakaderivaringa ukabona ko bashoboye nk'uko nakomeje mbikubwira nizerera muri squad ya APR y'uyu mwaka nibaza ko amahirwe menshi nuko muri football cyangwa mu yindi mikino yose habamo za remplacement wenda nibitagenda neza nibaza ko abakinnyi bari kuri bench bashoboye ni na byiza burya nanone kugira 11 babanza mu kibuga ariko byibura ukaba wizeye ko navuga uti anytime umuntu wese uri kuri bande touche ari buza delivering ibyo umutoza mukeneyo equipe ya APR ishobora kubanzamo niri kuri bench ndewe ndabona rwose nta shiti na nyira mfite piramide gusa niyo ndi kwibaza se umuntu yabigenza gute ariko Azamu 75% hano i Kigali nzatanga televiziyo mvuga piramide uko bimeze niko mbyumva
prediction yawe urabona kuri iyi match imeze ite? Birira ikiri ko ari draw. Asante sana. Murakoze cyane akazi keza. Robita Jangwan. Nitajangwana ati